tuzi abaminsi muri uru Rwanda sibyo tuzi n'uburyo minsi abateye tuzi yuko minsi agomba kuba wenda ari n'isugi mu buzima bwe ariko ubu se ubu ngubu niko bikimeze Preskid arabamaze nyine ngiye gushaka ibindi bitwaye inka muri wa mwanya nari buzagura inka nkagura umurimo bitwaye iki aya ako usibye ko wenda twanga kwemera sibyo kandi umunyarwanda yavuze ngo kwemera si ukuta agaciro sibyo turabyemeranya niba kwemera atari ukuta agaciro tuvuge washakaga kugura inka kandi iyo nka ufite wenda ibihumbi 10 njyewe ndaje mise nguhayanga ubwo wenda inka ihwanye n'ibihumbi wenda 150 none ngiye nari wari ufite wenda 10 nteganya ko bizazamuka bikagera ku 150 mu myaka 2 urumva ni mu myaka 2 njye ninza nkaguhayanka kuko utayivunikiye kandi wikundira n'agacupa urumva uzavuga ngo yanka ndayibonye na tundi ka gacuma wari ubonye ugende ngo ugiye kugaha bita guserebura ugiye guserebura natwe uburaduhibitse uzajya kongera kugarura cya gitekerezo cyo kongera kugira ngo uzongere ubone rya 10 bigutwaye ikindi gihe bivuze iki bivuze ko wa muntu w'ikintu aba yarakoze waba yarakwishe mu bwonko aba yarakwishe mu bwonko bogase ko ikintu cy'ubuntu kitemewe umuntu atagomba ko ntabwo turi kubyumvikana bivuga ko ubu umuntu aje akampa wenda urukwavu uyu munsi nkarworora ubwo abanyishe mu bwonko none kuki wowe noneho utakumva yuko wagira za mbaraga zo kumva yuko warwigurira izi zo kurwahirira se nkarurira guca bwari icyo bitwaye icyo giye kurwahirira inyungu nazibona ntabwo inyungu zaboneka nyine kurwahirira ni nko ko wavuga ngo reka mfate isuka njye gukura ibijumba sibyo icyo gihe uba umeze n'ubundi ni ugusarura ariko ugasarura bya bindi utaruhiye none se ubwo bivuga ko ikintu cy'ubuntu mbese ntabwo cyemewe ikintu cy'ubuntu kiremewe ariko natwe tujya tumenya ese ubwo buntu kuki buje mu buhe buryo ahubwo njye mbona ubuntu wenda bushobora kugira ingaruka mbi keretse ku muntu mu mutwe we nawe wenda bitewe n'uko asanzwe imitekerereze ye ikuze cyane cyangwa ari mikeya imitekerereze oya nta hantu njye ntabwo ibyo ngibyo twabyumva kimwe ubwo buntu ubundi none se ubundi umuntu aguhaye inka nk'uko watangiye ubivuga akampa inka nari mfite ibihumbi 10 uyu munsi kandi ibihumbi 10 niba mbifite uyu munsi nteganya kuzagura inka urumva bisaba mu myaka 2 siko bimeze none ubwo kuri uyu munsi inka nyibonye nkatangirana nayo none muri ya myaka 2 ya nka ntizaba yarabyaye indi ubwo nzaba mpombiki none se ubu ngubu ni ubwa mbere waba wumvisha umuntu bahaye inka akananirwa gukura ubwatsi kandi na yanka yarabyaye none se ubu ngubu Preskid aranezerewe kandi aho yari ameze neza ariko ubu ngubu man Preskid arimo araririra mu myotsi ariko dutandukanye ibintu by'ubuntu cyangwa se ibintu umuntu asa naho yabibonye mu buryo bwo kubiriganya ibyo ni nko kwiba njye niko nabyita kwiba yibyate kandi uwo yababikoranye ni impano yamuzaniye ku giti cyose cyangwa niwe wabimusaba niyo gift yo nyine nawe ni ukugira ngo umenye ko bwa buntu ngemba nkuzaniye nyuma yabwo ntubuze ikibwihisha inyuma ibyo biterwa n'ubuntu buteye gutarega hari ubuntu nanone bwumvikana ubwo se nk'ubuntu nk'ubwo bijyanye n'abo bamisi byo guhuza imibiri njye ndumva bitandukanye n'ubuntu umuntu kuba yaza akavuga ati wenda nkuhaye itungo nibwo buntu bwabo nyine niyo yanka
niyo ibyo byazana inka nyine nibyo bya bindi byayanka umuntu azaza ngo njye nguhaye inka cyangwa nguhaye imodoka ntabwo uba uzi icyo nyuma yaho y'iyo nka icyo nkushakaho. none se bivuga ko twabyanga noneho tugomba kumenya uburyo ubwo buntu bujemo. ahubwo njye navuze ngo biterwa n'uwo muntu uwo ari we ubonye bwa buntu ugiriwe bwa buntu biterwa n'uwo ari we ugiriwe bwa buntu se gute? Biterwa n'uwo ari we nawe nuko atekereza. Ntabwo wowe wanyumvisha ngo umuntu nibamuhanga inka ngo ntabwo azongera kwigurira ibi, ngo umuntu numuha iki kintu ngo ubwo ntabwo azongera kubasha kwigurira ikindi, ahubwo njye numva yakomerezaho bikaba byinshi nk'uko yabiteganyaga. nta abantu tuza abubakiwe, sibyo? Abubakiwe ni hariho umuntu leta yubakira inzu agasubira inyuma akayigurisha. Ndabyemera, ariko hari n'uyiyubakira nawe agasubira inyuma akayigurisha. Ariko urumva iba yaramuvunnye. Twebwe turi kureba ba bandi baba barahawe. Nyine noneho watandukanya gute uwayiyubakiye akayigurisha n'uwayubakiwe akayigurisha? Ubwo bitandukanye gute? None se zowe zaturutse ku isi. Ubwo uwo nguwo ku rundi ruhande wenda navuga ngo ni nka wa wundi uza akakubwira ngo nguriza amafaranga ejo nzagurisha isambu, sibyo? Kandi nta naho kwihengeka afite, akajya n'ahandi nguriza amafaranga. Hari umuntu ngiye kwaka amafaranga mu kanya kari buze ndayagusubiza, kandi byahe ntaho afite, ni ukwibera ateka imitwe. Kubera iki? Akunda bwa buntu. Bwa buntu we byararangiye, bwamugize chronique muri we, sibyo? Bwaramurangije, we yumva icyo abonye cyose cyakibera ubuntu. Uzanye ku cyo kuguriza amafaranga, numva sinzi wenda niba bihuye n'ubuntu. Kuguriza buriya twabyitana by'ubuntu. Kuguriza ku rundi ruhande uba umeze nk'aho utanze, kuko uba ubara kuyabona no kutayabona. None se ubwo nanone kuguriza rero nabyo, kuguriza ushobora kuguriza umuntu bitewe n'uwo ari we, kabone n'ubwo yashobora no kukwihinduka akakwishyura cyangwa ntakwishyure, ariko nanone biterwa n'uwo ari we. None se buri wese niko yazakubwira ngo ngize ikibazo nguriza ukamuguriza, cyangwa se weho niko wajya kuguza buri muntu wese uko ubitekereje? Ariko hari uwo utekereza ukavuga uti bitewe n'umubano dufitanye uko byagenda kose reka ngenda nguriza 10,000 cyangwa se bitewe nayo ukeneye. Ibyo bintu ntabwo nabyo byemewe se mu nshuti ufite. Mu nshuti ufite hari inshuti wumva wagira ikibazo ntubwire. Uwo muntu rero nawe ntago aba ari nk'inshuti. Ni bya bindi by'uburyarya bya wa wundi ndebe ko namukura haka ngaka. Hari abantu duba dufite imitima irehareha. Uvuga ngo mu nshuti habamo n'inkasikariye, buri muntu aba afite gategora arimo. Nyine hari uwawe nabwira nguriza 2 nkaba nzi ko ntari bubibure. Hari n'uwo nanone wenda nshobora kwiyambaza mvuga nti wenda ntiza ijerekani njye kuvomamo amazi gutyo. Ibintu nawe urumva ni inshuti. Ariko ni ya nshuti, ni kwa kundi tuvuga ngo mu nshuti wowe uba ufite haba harimo abafite imitima irahareha, ba bandi bikundira utuntu tw'ubuntu. Wa wundi azaza yabona wifite agapira agahita kambara, ugategeza akawuzana ukawubura. Urumva kubera iki? Bwa buntu bwamugize chronique muri we. Buri kimwe kiwe cyose yumva yahora abona icy'ubuntu. Hanyuma icyo gihe se uwo muntu wamutandukanya gute noneho? Abo babaho numva wenda bari nk'umujura nanone. Nk'umujura ariko ni inshuti yawe. Niba umuntu yaza agafata umwenda wawe, cyangwa niba umuntu yaza akakwaka amafaranga runaka, uyu munsi araje urayamuhaye, sibyo? Ejo aragarutse urayamuhaye. Cyangwa se wenda agize akabazo ahantu runaka ngo nyamuneka ngirira gutya kuri telefone, ati ndi mu nzira wenda ndaje ndahita nyaguha, kandi uzi neza ko n'aya mbere ntiyayaguhaye, sibyo? Ese ubwo uba wumva ya mafaranga ari buyaguhere rimwe? Tujye tumenya ko no mu nshuti tugira. Icyo gihe wakora iki?
icyo gihe abaye ari nk'umuvandimwe wenda umuntu avukana abavandimwe ati ubu ngubu itike nciriyeho ndaha none ubu bimeze nabi. ubwo uzi icyo gihe waba umeze nk'umukinnyi w'umupira. umukinnyi w'umupira buriya umuntu niyo yaba ari impanga yawe mugahurira mu kibuga umwe ari muri ekipe imwe n'undi ari mu yindi, icyo gihe nta kosa uba ugomba gukora kukuvuga ngo aragucenze ngo uramuretse aragiye. umuretse ute? ariko turi wowe noneho rero ikintu cy'ubuntu nyine aje akagusaba noneho byagenda bite? umuntu aje akagusaba mbese nyine si bwa buntu haragusabye nyine. hari ubuntu ushobora wowe kureba umuntu ukavuga uti njyewe uyu muntu reka mufashe gutya, ariko ukabimuhera kuki? ikintu akibura ukabimuhera kuki? hari n'ushobora kuza noneho waje akavuga ati ngenje kugusaba rwose mfasha gutya muri ubu buryo. icyo gihe abo bantu ngende batandukanye batangira ko igihugu umuntu ikintu cy'ubuntu bumwangirije. ese wiyaje noneho ari ugusaba niko kamenyero, niba uba wiyangirije niko kamenyero nyine yamenyereye ibintu by'ubuntu. niko kamenyero. uyu munsi aragusabye ejo aje iwanjye nanjye aransabye, urumva ni bwa buntu bwamurangije we niyumva nta gukora. ari ibintu ngewe tutari kwemeranya kuvuga ko umuntu asabye ntabwo bivuga ko abigize umwuga. ntabwo wabihita ubyitwa ko ari umwuga. ashobora kugusaba iki kubera ko abona atagifite akavuga ati wenda icyampa nk'ihene n'urugero nkayibona kubera ko azi ko ubwo bushobozi bufite kandi wayimuha yahene ukayimuha, ubwo byaba ari bibi. none se kuki bataragize imbaraga n'ubwe? rega uwo muntu menya uwo muntu si ikimuga sibyo? ntabana n'ubumuga sibyo? niba atabana n'ubumuga uwo muntu kuki we atakora ngo yirinde cya kintu cyo kuba yakumva ko we yakita ku kintu cy'ubuntu, ahubwo yumva ko ikintu cyose cyava mu mbaraga ze. ko hari n'igihe se gishobora kuba ubuntu ushobora guha umuntu ikintu cy'ubuntu atari uko umurusha ubushobozi. icyo gihe rero sasa nibyo bya bindi natangiye nkubwira. reba nyuma y'ubwo buntu hari iki? wowe urafata umukire uragiye ngo ndakuhaye, kandi nawe ubwawe urabizi ko akurusha. ni kwa kundi uzaba uteganya ngo naza gukura ubwatsi azakura ubwatsi koko bufatika. none se ubu wenda tuvuge nk'ubu dutuye mu cyaro, hari abantu batuye mu mujyi. ubwo se ntabwo nafata igitoki nkagiha umuntu uri mu mujyi kubera ko nta rutoki afite, ariko wenda akaba ari na bose ari n'umukire urenze. rero nkavuga ni wenda kubera ko mfite ibitoki 3 kumuhamo kimwe nta kintu bitwaye. kumuhamo kimwe. cyangwa nkavuga ngo ndoroye mfite isake reka mu isake y'inkoko cyangwa se reka mu rukwavu rwo kurya gutyo. byatwara iki? ibyo ni ikintu cyumvikana, ariko umenye ngo wa muntu uramuhaye nubwo ni izihe ngaruka nyuma zizagaruka. nanone umuntu ashobora kuza aje kugusaba gutyo ukamumanura mu rutoki sibyo? umutemeyemo igitoki ahise agenda yirengeje wenda nk'icyumweru. noneho wa muntu we kugira ngo akwereke ko ibintu nta kibazo araje kubera ko azi ko uri umuhinzi ngo ngenje kuguha umubyizi. urumva? noneho naza aje kuguha umubyizi wowe ubwawe urumva ngo ni ubuntu abikubwiye ari buze mu gitondo. wowe ubwawe urasigara utekereza iki? urasigara uvuga ngo ese azahaza agenda uko? muri wowe ntuzi ko kaje kuguha ubuntu kandi nyamara ntari butahe uko. ese ubwo ngubwo urumva igihombo kirimo ni ikihe se ubundi ushaka kunyumvisha? igihombo kirimo aramutse aje akampa umubyizi, ubundi igihombo ushaka kumbwira cyazamo ni iki? reka tubare. ashobora kuza gutyo, ni umuntu uzi ukanywa n'agacupa kandi urabizi niwe nta kintu yibereyeho sibyo? araza naza hano ruguru hari akabari uragura inzoga z'igihumbi. wa mubyizi wenda reka tubare umubyizi si igihumbi n'ubundi ni igihumbi
umubyizi ni igihumbi. Ntumuguriye inzoga z'igihumbi, ese kuzi yuko n'ubundi agatoki yari ejo bundi ari we wakamuhaye. Ariko buriya ubuntu nanone ari sinzi ko ubwo se ni ubuntu nabibonera nyine. Ubwo urumva ari ubuntu we yagushakagaho, we urumva ari ubuntu yagushakagaho. none ntabimuhaye bwose hari urubanza twagirana? Nta rubanza mwagirana, ariko nawe umutima wawe wasigara ugukoma. Wowe ubwo wasigara utekereze se kuki ari jye yajeho. Reka amaye umubyizi uyu muntu, reka nanjye ndeke kumukurira amaho, bikarangira gukuyeho nka 2 kandi wowe muri wowe uzi ko bwari ubuntu. Kandi ahubwo n'ejo niyo muhuye ntabwo nta n'uwamukubita urushinga mwishyuza. Bishobotse bite? Ntabwo bibaho. Nanone ibyo biterwa, twatangiye mbikubwira, biterwa n'umuntu ku giti cye cyangwa se uwariwe cyangwa n'umubano dufitanye. Ese noneho tubivaneho? Ntabwo twabivanaho, ako tumenye. Wenda ubaye ari nkaho ushyiraho nk'uko abantu bagomba kubaho, wabikuraho? Ni ukuvuga ngo ntabwo twabikuraho, ariko tumenye uburyo ki ubwo buntu buzamo, tunamenye uburyo ki uwo muntu mwaba mumeranye. Ese tumenye ko nyuma y'ubuntu hari ikiba kibiri inyuma. Uko byasa kose nyuma y'ubwo buntu hari ikindi kihari. Ariko nanone ntabwo ari ibintu biba byapanzwe biteguye. Nese ubwo umuntu ajya gusaba wenda umuntu ari uko cyangwa akajya kumuha ari uko yabanje kubara ngo reka muhe kiriya gitoki, ngo noneho nyuma ngo nawe ngo wenda ngo azana ihene, nikaba yabibaza. None se reka nkubaze, ubu ufite inka wenda irakama, sibyo? Niba ya nka yawe ikamwa, uyu munsi umaye amata, ejo urabizi ko nzanywa amazi, kandi ikindi mfite abashyitsi, kandi ejo nibwo wampaye amata, ariko mise nk'ubwange ejo mfite abashyitsi. Ni ukubera iki? Njyewe ndagira ngo numve ko wongera ukama, kubera njyewe mu mutima wanjye nikundira utuntu tw'ubuntu, sibyo? Wowe numpa biranyura, wowe nushaka usigara umvuma, ariko uraba wamaye bwa buntu bwanjye bwagezeho ku ntego. Ase ko ushaka kunyumvisha ko umuntu wenda gutanga ikintu cy'ubuntu abibara nk'igishoro cyangwa nk'aharanguye? Nese umuntu ntashobora kujya gusaba umuntu akavuga ati wenda ajya kumpa ibijumba kubera ko nzi ko bifite. Ako se uwo muntu ubuje kugusaba nuko abayobeye ko hari abacuruzi, abantu bafite za mangazi, wenda uwo munsi byamucanze nta bushobozi yabonye. Ariko njye siniyumvisha umuntu utabana n'ubumuga, sibyo? Ukuntu we yifata kumva ko yatungwaho n'utuntu tw'abandi, ubuntu. Uyu munsi ngiye aha barampaye, ejo ngiye aha barampaye, niba batamaye ndareba muri za nshuti zanjye gutya na gutya nguriza. Uyu munsi niba yamaye, ejo ntangire guca inzira za panya, nibinyobera ejo ngaruke ngo ubu urabona gutya na gutya byagenze uku, nyihanganira noneho ejo hari ahantu nzagurisha akantu k'agasambu, nzahita nyaguka. Wongera umwongera ndi ukuntu wabibaze, wafashe umuntu wenda ahari w'umutekamutwe uhita umushushanyamo abantu bose. Nese bwa buntu bwamugize chronique. Abo bantu ubundi si inkunga, erega abo bantu tubana nabo. Kuki inkunga ntabwo ibaho? Ubwo si icyo gihe n'inkunga uba umuteye, icyo gihe ujyana inkunga wapi? Nta nkunga. Ari inkunga wowe ubwawe wakifata ukagenda wamusanga ahantu ukamuhereza, ariko noneho we aragukomangiye, sibyo? Ngo rwose mushuti wangu ndagushaka, sibyo? Ngo mfasha gutya, dore iwanjye bimeze gutya, rurakinga 5. Ubundi se reka nkubaze wowe kubyumva mu myemerere yawe, icyo gihe hagomba gukorwa iki byibuka? Icyo gihe nk'uko abakomangira bavuga ati ibintu byancanze mfasha gutya, ubushobozi kandi wenda urabufite, ufite nk'umufuka wawe n'igice w'ibishyimbo, ati rwose ufashe ukamgemera ibishyimbo byafasha.
ubundi byakagombye kugenda gute? ubundi umuntu nk'uwo wamugenza gute? apfa kuba atabana n'ubumuga sibyo? aho kugira uhita uvuga ngo ndakwemereye sibyo, ugomba kubanza ukamenya, wenda ugahita umubwira njyewe rero nk'ejo rwose mfite ahantu akaraka, kugira nawe wumve ikimuvamo ko mfite ahantu akaraka, waza nkaguha akaraka wenda tugakorana, uzahita umenya wa muntu icyamuzanye. ese koko uremera kuza gukora? uzumva hariho abahita bavuga ngo rwose ngo nangize Imana ngo mbonye naho nakora nako kabubyize ngaho imako kagemeri wenda ejo nzaza tubibare. uwo nguwo urumva ko atandukanye na wa wundi. Igihe ko numva umugurishije nanone erega duce ingeso y'ubuntu, duce ingeso yo kumva ko twatungwa no gusabiriza sibyo? utuntu turi mu mitima y'ubuntu haranira kwigira. nje nicyo kintu navuga sibyo, haranira kwigira. kuko usanga n'umuntu ubana n'ubumuga nawe ubwiwe agerageza uburyo ki yakora icyo bita ubufasha, ariko bugomba kubaho, kandi bufasha nabwo n'ubu ufasha. umuntu aje hari icyo ubura mu bintu akakiguha abagufashije. umuntu ashobora no kuza agasanga uri kubaka inzu ariko akavuga ati inzugi ndabona ari ikibazo, akavuga ati ngewe nemeye kukugurira wenda inzugi ebyiri cyangwa se urugi gutyo. ubwo bufasha ubwo bwagira ingaruka. ubwo bufasha butandukanye no kumva ko wenda bwaba ari ubuntu. wowe asanze nyine uri kubaka sibyo, ntagasanze wicaye, asanze igikorwa kiri kugaragara. iyo ni inkunga sibyo, ariko se wowe nta na fondasiyo ntaki, gutangira bushyashya, uri gutangira azero. tangiye ngo njyewe ngo ubu ngubu ngo rwose ugiye ku murenge ndashaka inkunga y'amabati sibyo? kandi ubundi hari abantu baba bakwiye gufashwa, simvuze ngo ubuntu ntibukabeho ku mpamvu igaragara, ariko noneho hari n'umuntu uba ubaye ko muri ubwo buzima bwo kumva ko yatungwa n'utw'abandi tu. kubera ubu niho nanjye nakubwiye ngo ubuntu biterwa n'umuntu ninde. ntago mvuga ngo ndwanye ibintu by'ubuntu sibyo, kuko hari abantu bundi mu buzima unareba pe ukabona akwiye gufashwa, ariko hariho n'undi ureba ukabona afite ubushobozi bwo kuba wenda yabasha no kuba yakora, ariko nyamara zambaragaze akumva ntiyazikoresha, akumva we yatungwa n'utw'abandi gusa. abantu nk'abo bariho. nanjye niho handi nabanje kukubwira, ariko mbere tugitangira nakubwiye ngo wa muntu ukeneye ubufasha biterwa n'uwo ari we. wowe wanyumvishije ko ngo ubuntu ntabubaho muri rusange, ahubwo nyine numva bwakabayeho, ariko bitewe n'uwo ni muntu ki. erega buriya hari n'ukuntu uganira n'umuntu akakubwira ikibazo, cyangwa se wenda ukabure ukavuga uti we n'umuntu ni petit frère cyangwa se ni gara frère, ariko ndabona ubuzima abayemo budakwiriye n'uburyo ngewe wenda mbayeho, kavuga ati reka mufashe. umuntu ashobora kuba wenda tuvuge nka murumuna wawe se abayeho ugasanga no kubona haryama ni ikibazo, ariko wowe ukaba ufite ubushobozi, ufite n'amazu akodeshwa n'ibindi birenze, ntushobora kuvuga uti noneho nka petit frère kamushakira amabati 10 nkubakira inzu. ntabwo wabikora ibyo bintu. erega iyo niya nkunga twagarutse ni nkaho ko wafata umuceri ukagenda ukihera umuntu urumva. ariko njye ikintu
numva rwose kitanzamo ikintu kizamo ikintu cyo gusa kumva ko watungwa n'ubuntu bw'abandi. Arega ntabwo ngewe uko uri wowe urashaka kuzana aba bantu. Urumva ko umuntu nawe wamuhaye iby'ubuntu ngo ubwo ni gutyo nibyo byamutunze. Wari ufite imbaraga zo kumva ko yanka ugomba kuyigura. Ari byo natangiye nkubwira ko nabana gahunda yo korora ibyo nta n'ibyo nari nanafite. Wenda nari mfite gahunda z'ubucuruzi. Ngiye nkaba n'ubundi nikorera gahunda zo gucuruza, ariko n'ubundi umuntu akaza akavuga ati ariko muhaye inka. Urumva hari kizaba kiyongereyeho kuri ngewe. Ingaruka nzagira ubwo icyo gihe ni iyi. Ingaruka yuko baguhaye inka. Dare cyambere. Tuvuge iyo nka baguhaye bayiguhereye ubuntu, sibyo? Ariko nanone nyuma ya bwa buntu nibyo nakubwiye, menya nyuma ya bwa buntu ese umuntu uguhaye cya kintu cy'ubuntu nyuma yaho hari iki? Nyuma yaho ni iki kiriyo? Yazananyongera n'indi cyangwa se nyamara uzare kenshi na kenshi umuntu umupira ukajya kumva mwaca ngo kari agapira si njyewe wakamuhaye. Ibyo ntabwo bya buri wese nanone. Urumva arimo aragusebya kubera iki? Bwa buntu. Ibyo nawe urumva ko umuntu ntabwo aba ari umuntu mwiza, ndumva aba ari umuntu nawe utari mwiza. Ariko abo bantu ariko se awuhaye umuntu abona ko awukeneye byaba bitwaye. Njye ntabwo ibintu by'ubuntu nabishyigikira. Nta nubwo wabyemera. Ntabwo njye ibintu by'ubuntu dukura amaboko mu mifuka. Nk'uhaye ihene ntabwo wayemera. Ngomba kubanza mfite kuyemera ariko nkabanza nkatekereza impamvu ya hene uyimaye. Impamvu gute se? Impamvu ni uko nkukunda. Erega nkunda nkaba nk'uhaye ihene. Ese urankunda, sibyo? Deja wenda nubwo unkunda ariko mfite kubanza nkareba urukundo dufitanye, sibyo? Kuko ushobora kuma cya kintu ari uburyo bwo kugira ngo ujye ubona nawe n'uburyo wenda wari warambuze. Ubwo se byo wabifatira umwanya gute? Nk'ubu tuvuge turi inshuti tumaranye imyaka 2, sibyo? Bo Muretse ko numvise kugurizanya utabyemera, nari ngiye kuvuga ngo wenda ndi wa muntu uzukanguriza 2,000 ariko bwo aho reka mwihorere. None nshaka mubone dufitanye. Turi inshuti mbese bisanzwe turaziranye, ni hahandi wenda niba mfite igare nta gusiga ku nzira nawe utahansiga. Bo bibaye ngombwa none ngiye nkavuga ariko nk'umuntu tuziranye wenda hari n'ukuntu niba duhurira n'ahantu tugasangira fanta cyangwa n'ikindi, cyangwa se ukaba wambaza uti se bimeze bite, ese ubundi tutarajya kure ntabwo wagurira nk'umuntu nk'ikintu nko mu binyobwa yaba fanta cyangwa ubushera, umuntu abigusabye wenda umuntu akubwira ati ngurira akantu, niko namvise babyita ngurira akantu, byagenda gute? Njyewe nakugurira. Erega we ikintu nge ndi kuvuga ntabwo yari ubuntu se. Nge ikintu ndi kuvuga ndi no kurwanya abantu babyiyiziho, kuko ndabazi ko nabo babyiyiziho, barabizi nabo, sibyo? Hari abantu batunzwe n'utwa abandi gusa tu oya itimpa yako sereka ngo umuntu araje. Uretse ko wenda ikosa byaba ari ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu, ubundi mu bihe bya mbere wamubwirwa n'iki? Umuntu aje n'ubundi nk'ubu ko tuziranye kuri inshuti yanjye nkakubwira ningiza akabazo nguriza 5,000, wabanza ukabwirwa n'iki ko ntazabiguha? Icyo gihe ako buriya mu nshuti mugendana ndakeka haba harimo abo mugendana ukabona muragurirana, ukabona hari harya ubwo uwo muntu ujya gufata kamwe akabibeta kandi mwari kumwe, cyangwa se umuntu ara uyu munsi umugurije amafaranga, sibyo? Ni umuntu mukorana wenda asanzwe aza hano iwawe, ni umuntu muhorana, ejo aragarutse umuhaye andi,
sibyo ndetse n'imwe mu myenda yawe murayambarana sibyo we urabizi ko atabana n'ubumuga mani araje buri munsi buri munsi urabona arakuzonga buri munsi noneho niba muri no mu itsinda runaka akaza agafatamo amafaranga sibyo yafatamo amafaranga we ukabona atangiye no kugendana intege nke ejo akaza ni ukuri mu mbabara amafaranga sibyo amafaranga ntayo nabonye no kandi mu itsinda yafashe iki amafaranga yamaze kuyafata tayari ariko nyuma ye hari abatarafata kandi bandi batarafata baramuhaye bantu arabakwebye kandi nawe ubwawe uzayakurimo noneho aranaje iwanyu afashe n'utw'abandi arigendeye kandi no muri iyo karitsiye ni kimomo barabizi yikunda utuntu tw'ubuntu mani abantu bakunda utw'ubuntu basi sorry sibyo bihangane bisubireho ubona rega bitandukanye ni nk'uko umuntu njyewe hari ushaka kwita ni nk'umujura ibyo nanjye turabyemeranya aho urumva bakwibye ariko wabitandukanya abo bantu wabatandukanya gute